kuba rero SADC iri kuvamo ni icyizere yuko nta ntambara akarere muri iyi mvugo no muri iyi nyandiko uraza kubona nta Rwanda rwanditsemo ntabisomye byose bivuze ngo cyane ko twibuka yuko erega nimba SADC iri kuvuga ngo muganire na M23 ikaba itari kuvuga ngo muganire n'u Rwanda bivuze iki hari umuntu uhari mu buryo buri diplomatique cyo koze uretse ko Tshisekedi buriya kubera bakeneye amabuye ye bituma batamubwira ibifata kandi abazungu ntago iyo babona uri kuyoba ntago bakwitayeho abazungu cyo bakeneye amabuye ya Kongo itakiwe na Tshisekedi n'ubundi babanje kujya kureba Joao Lorenzo bakabigambana niko batekereza abayobozi n'abinjiye mu bitekerezo bakavuga bati terme de reference batatubwira tuzajya kuganira twumva bari kutubwira ngo Sadji kumva bari kutubwira ngo cantonoma ngo Rumangabo camp military camp ngo cantonoma ngo Kindu badusubize ku bintu n'ubundi twanze kera abarije bazana hanga wene najya ngo rifaringe nkujyana hariya muri nuza muri Kene n'uburyo Trump ari guhendurega kiriya kibazo cyase administration ya Trump biciye muri Pete Hegseth Secretary of Defense wa Trump nyine uburyo terme de reference bari gushaka gushyira ku meza ibiganiro cyo kibazo ahubwo ibiganirwa ni ibiki bivuze iki umunsi Tshisekedi muzabona yaje kuganira. Turabasuje abadukurikiye kuri Rwanda TV nkuko bisanzwe ni Andi Bugingo twongeye kugaruka hamwe na Aposo Mutabazi Apotre uramahoro yego turamahoro rwose nta kibazo kidasanzwe ibibazo bisanzwe abagabo barabikemura cyangwa se bakabana nabyo. Okay ngwamagaye mu kwezi kwa gatatu ukwezi watangaje ko kudasanzwe kuri mu buhanuzi kuri wowe ariko n'ukwezi nanone kuri kubamo ibintu bitunguranye muri aka karere ahantu ibintu amavuta ari kuri Mutabazi ahurira n'impinduka zishobora kuba muri aka karere. Icyambere ngiye kubitangaza nuko byizera Paul aravuze ngo cyase nawe yasuyemo amagambo yavuzwe n'abamubazira twarize nicyo cyatumye tuvuga kandi koko bijya bitubera uko tubyizeye yaba kubizera Imana bizera Yesu n'abatamwizera burya positive energy cyangwa se basoma igitabo cya Paul Hill burya ni byiza iyo watura ibintu byiza bijya bigira ukuntu byubaka umuntu muri wowe ukatangira kwattractinga bya bintu. So ukwezi kwa gatatu kujya gutangira nabwiye abantu barubwira ngo it's a diplomatic month ni ukwezi n'uwarwanaga cyane ku mirongo y'urugamba agomba gushyira imbaraga muri diplomasi. Ndumva byatangiye mu tariki nka 3 n'abantu batangira kubona ko kwa Mungani ibintu bya diplomasi na media diplomasi bishyizwemo imbaraga mu buryo butandukanye tubona ukwezi kwiganjemo ibintu bya diplomasi ibintu bya propaganda burya na propaganda bisatiriye diplomasi ibintu nk'ibyo ngibyo so guerre mediatique. Uku kwa gatatu rero turi kubonamo impinduka nyinshi turi kubona M23 bemera gukorana ibiganiro sinzi ubwo ngubwo abazaza bahagarara M23 nimba nta gihano cy'urupfu kibariho cyangwa se nimba ariko ubwo bazabikorera i Rwanda ibyo ni amahire ariko hari intambwe bakagombye gukora uretse ko none turebeye hariya muri Ukraine ntago bazikoze wenda kuri Putin n'ibyo bamutangajeho na manda ya ICC. Ibyo ni ibintu bijya muri diplomasi ku buryo wenda tutabitindamo cyane. Aho niho nendaga kukubaza Apotre ari kuvugwa ibiganiro hagati ya leta ya Repubulika ya Kongo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse hakaza yuko yaganira na M23. Ibi biganiro baraganira gute mu gihe nta minsi ishize abakuriye M23 bashyiriweho ibihano bashyiriweho intego na ministeri bishinzwe muri Kongo ko uzabafata azishyurwa miliyoni 5 z'idolari.
ibyo bintu nyine wabibona ari nk'agatwiko byandi muri media bita agatwiko yo kuri YouTube nayo ntabwo ari media wenda classique. Ikindi biraciriritse ni bigaragaza abantu yuko intambara barwana ntago bayimetiriza. Ikindi se bayimetirize gute? Muri bo ninde umetiriza intambara? Ninde ufite experience mu ntambara? So hari igihe ureba abantu ukabona yuko bari gukora ibintu ari experimentation. Muri mwe mwese ko muri kurwana muvuga ngo muzakora ibitangaza, ninde muri mufite experience yo kurwana urugamba muri lifetime ye? Donc nimba muvuga ngo Masunzu ne muzanye ku mirongo y'urugamba, afite experience ngana iki mu kurwana urugamba, agafata intara ya mbere, agafata iya kabiri. Hari igihe ubona abantu bari mu bintu ubona ko nabo batametreza. Burya waba urenganyije ni uko utoraguye umunyonzi, umotari. Natwe turi muri comment hano turi gukora commenting, ukavuga ngo ujya kuyobora Kongo, urugamba rukavuka, uri mu bintu utametreza. Biba ari byiza iyo igihugu rero gifite abantu bafite inararibonye muri ibyo bintu bagiyemo, negociation diplomatique bazitemera inararibonye. Abantu bamaze iminsi bari gushimagiza Therese Kayikwamba Wagner nka seka nka kwera. Donc nuwango nta Therese Wagner nta Felix Tshisekedi bigeze kuri experience yo kuyobora igihugu, kuyobora inzego z'igihugu, kuyobora diplomasi. Noneho diplomasi y'urugamba ni ibintu batigeze batakwereka ngo twabikoze ahangaha, so dushingiye ko twabikoze aha buriya turi gukora ibintu tuzi. So ni ibintu rero abantu wenda baba bareba bakareba Kongo ikunda gukora ibintu bimeze nk'agatwiko. Ikindi ibishaka kugira ngo abaturage bayo bayikomera amashyi, bayikomera amashyi. Ni muri urwo rwego bashyizeho biriya bihano byo banguza abafata tugashyiraho miliyoni z'idolari, ni ukugira ngo abaturage bakomere amashyi. Gushyiraho ibyo bihano by'urupfu nabyo wenda bwa mbere bashyiraga ibihano by'urupfu ngo abataye urugamba babakange barugume, ariko ntabwo nabyo ubwabyo bihagije. Ko barugumaho bakarupfiraho ntibarugumeho bagiye gufata igihugu nako bagiye gusubiza M23 inyuma. Hari ibintu byinshi bakora kugira ngo bamere nk'aba biriya Kota Mutamba ajya avuga ati mujye Paul Kagame nzamufata. Kibaza Kota Mutamba uyu ministre simini, nta nubwo ari ministeri y'ingabo, nta nubwo uri chef d'état major, uravuga gufata umukuru w'ikindi gihugu, ukabona ko nyine bakakubwira ngo Kota Mutamba ari mu ministre bari populaire. Donc byari bamwe ni utwika cyane, ariko ukabona ko ntabwo bikuriye ko igihugu cyitwara kuriya, kiratakaza abaturage, kirapfusha abaturage, kiratakaza ikuzo. Uretse ko muri Kongo gutakaza ikuzo ari sadeka ariki ari abarundi, ubona ko gutakaza ikuzo ari ibintu byabaye nk'umudeli mu bantu bari hariya, ariko ntabwo ari ko byakabaye. Rero kuba bagiye kuzajya kuganira i Rwanda, ku ruhande rumwe ntabwo gushyirirwaho ngo uzabafata bireba wenda Rwanda, nanone muri diplomasi bagira uko babikora. Nelson Mandela yarinze apfa akiri kuri liste y'abateroriste muri Amerika bataramukuraho, ariko ntabwo yaburaga kujya muri Amerika cyangwa se ngo ahure n'abaperezida baho. Apfa Obama yaje kumushyingura. Ibyo ni bikwereka ngo muri politiki na diplomasi rimwe na rimwe ibintu biraba ntibikurweho, ariko nanone ntibihabwe agaciro bitewe n'ikiri kuba. Niho nakubwiraga ko Putin ari guhura na Trump bagahurira hariya Arabia Saudite. Wenda ntiturabona Putin yagiye muri Amerika, ariko hari igihe tuzabibona. Intumwa za Amerika zagiye muri Moscow kuganira cyangwa se kugira ibyo baganira, kandi wenda ku bwa Biden ntitwari tubizi. Kataka Carlson ajya ikemure gukwinterviewinga Putin uburyo Hillary Clinton yamugurukanye akamwita umwana w'indaya son of bitch, ibintu nk'ibyo ngibyo. So byose rero nkavuga ngo ibiganiro barabyemeye, ahubwo ngewe nkunda guhita ndeba kure nkareba ngo ese ibyo biganiro biragira akamaro, biratanga umusaruro. Aposo, ibyo biganiro wenda tutabitinzeho cyane, ariko reka turebe n'izi saha ntabwo turabona inuza igisubizo cya Kongo, cyangwa Kongo ivuga ko bihari. Wowe uri kubibona bihari? Ibiganiro nabonye itangazo rya AFC bavuga bati uretse kubibona kuri Facebook page natunguwe. Facebook page hano bwari website, Facebook page ya presidence cyangwa se ya Rwanda, y'ubuyobozi bw'u Rwanda. Wenda bakabona ko Facebook page ari authentic atari impimbano.
wenda sina Twitter yaho byatunguye kuba ari Facebook page yo kuba Twitter. Felix Tshisekedi bamubajije muri Mediesura uraganira na M23 aravuga ngo nzaba ndi kuganira n'u Rwanda mbese amera nk'uwemera ko ibyo biganiro bizabaho cyangwa se yabyemeranyije na Joao Lorenzo ubwo aheruka kuganira nawe mu kiganiro kigufi bagiranye cyangwa se uruzinduko rugufi yagiriyeyo i Rwanda. So ubona yuko Kongo iri kwirinda gutangaza byeruye cyane cyangwa se ngo imere nk'ibyamamaza. Uribuka ko na cyagiye ushize ngo abasenyeri bavuye Kinshasa bakaza kuganira na M23 ukabona yuko babanje kuganira ngo na Tshisekedi ngo bakajya kuganira na M23. Tshisekedi amera nk'uwitarutsa witaza kuganira niyo yababona yuko aricyo gisubizo asigaranye ko nimba Sadek yarangije kwemeza yuko DRC ihagarara iba terminated ingabo zigatangira gutaha. Abarundi nabo bari gukora inama z'abatasi zisigaye zarabaye z'abatasi Kirundo hirya hino abatasi baragenda bakagaruka n'intambara irimo. Noneho ukavuga uti Tshisekedi bajya bavuga ngo Chad iraza kumurwanira nta Chad mbona kandi se Idriss Déby ntago ari umuntu waza kurwanira muri Kongo. Aposo wenda mbere yuko ukomeza cyane reka turebe ku nama ya SADC nyuma ni ibintu bibaye mu buryo bukurikiranye iby'ubwo buhuza bwa Angola ivuga ko hashobora kubaho ibiganiro ari kuvuga kivuga ngo kikabona yuko nta muntu agisigaranye kandi yaba Excellence Paul Kagame na Minisitiri Kabarebe bose bahuje ku kintu bivuga ngo Tshisekedi nawe arabibona ko intambara atayishoboye cyangwa atari cyo adashobora kwigeza ku musozo ariko ngo arwana bitewe cyangwa se igituma atajya mu biganiro abiterwa n'ibindi bihugu n'abantu bazakamwa ngo tuzazi kurwanira we duha amafaranga tuzarwana mu mwanya wawe. Noneho rero ibyo by'abavuga tuzarwana mu mwanya wawe nibo bari kuza kamwe ati tugiye gusezera ibi bintu turabona biri kuduteza ibibazo mu bihugu byacu muri politique interne. So abo bantu rero bamaze gusohokamo wa muntu n'ubundi utarushoboye kurwana gusa abantu bari kumubwira ngo turabigukorera icyo akurikizaho ni ukumva ko yaganira ariko akibuka yuko ashaka popularity gukora politiki ya populism akaba atera abaturage baramera nabo yuko i Rwanda bakimara gutangaza nubwo atabyeruye ngo ase n'ubishyiramo imbaraga avuga ati tugiye kuganira na M23 we yahise ajya mu ijambo rivuga ngo n'u Rwanda reka tuzaturi kuganira na rwose through M23 ariko muri Kongo ngo wahise haba ibimeze nk'imyigaragambyo cyangwa se baramugurukana kubera iki yamaze gushyira mu mitwe y'abakongomani bishyiramo ngo bagomba gutsinda M23 ku mirongo y'urugamba. Iyo agiye akajya muri Amerika agasheta amabuye n'iri yasheta y'igihugu cyose bo bamwihorera kubera ko bavuga bati azirongyazi dutsinde M23 ndetse byanarimba tugatsinda u Rwanda mu buryo bw'intambara. So aho hantu rero arabona ko ari igihe cy'ibiganiro ariko nanone ntashaka ko bituruka mu kanwa ke arashaka ko bisa n'ibiturutse ahandi we akabyemera kubera ko hari elema nyinshi donc abakteri benshi société civile ubwo niba musenyeri Joao Lorenzo no muhuza DRC cyangwa se SADC basa n'abari kumwempoza ibiganiro we agashaka guca muri iyo breshe kugira ngo abanyekongo batazabona ko ari we initiative cyo kuganira na M23 ariko ibiganiro ngendeza ko bizabaho. Rero ugaruka hariya kuri SADC nagira ngo tutagenda tutavuze kubera iki Kongo ubona yitaza ibingibi ni ukugira ngo abaturage batayigumukana bakirara mu mihanda. Aposo mu kiganiro aremo kurarinda aherutse gutangaza yaravuze ati Kongo niyo yonyine yari isigaye ibona ko ikibazo cyayo cyakemukira mu ntwaro. SADC uyu munsi yatangaje ko ikuye ingabo zayo igiye gukura ingabo zayo muri Kongo. Ibi bintu duhere Rwanda tuze amagambo y'i Kigali ugere ku byemezo biri guturuka muri Zimbabwe. Emerson Mnangagwa mu nama yarayoboye harimo na Tshisekedi ati abantu bacu nibagire batahe. Aposo muri aka karere hagiye gukurikiraho iki ushingiye ku byemezo wabonye? Mu karere bagiye kugera muri faze ya
ya diplomasi ariko iyo diplomasi nubwo igiye gushyirwamo imbaraga nyinshi njye ndi kubona ubushake buri ku minwa ariko ku mitima ya bamwe cyane cyane mu bintu Rwanda kimanga nimba ifite ubushake bw'ibiganiro ariko irabishaka ibiganiro nako nsubize y'ijambo ndi withdrawing ishaka ibiganiro ariko sindi kubona Tshisekedi yagize ubushake bwo gushyira ku meza terime cyangwa se ingingo z'ibiganiro zatuma Ventura yumva ibaye tante cyangwa ibaye attracted ibaye seduced n'ibyo biganiro. Aposo buretse ku ijambo usubijeyo urishubijeyo koko cyangwa nicyo umutima wari ukubwiye iyo urebye Ventura uri kubona ibiganiro bizayigwa neza? Ubwo ndisubijeyo kubera diplomasi kugira ngo ijambo ry'ente diplomatique ni ukuvuga ngo kudashaka ibiganiro kwa Ventura kuzadependinga na terme de reference z'ibyo biganiro ndetse wanabibona mu itangazo rya FD nimba urifite aho nuza AFC yahise ivuga ngo hari ibintu bitatu tubaza ko twabonye batubwira ibiganiro ntitubwirwe mu buryo bw'ofisiyeri ndarifite hano ni ingingo eshatu basinyaye baravuga bati Mense Tshisekedi na rwa mwita perezida Mense Tshisekedi barashaka ko publicly Mense Tshisekedi to publicly ubwo nibyo basaba Nita Tshisekedi to publicly and unequivocally express his commitment to directly negotiate with our organization yemere mu buryo budaciye ku bandi kazagana n'imwe areke kubyita kazabagana n'u Rwanda nitwe turwana nitwe tumutsinda nitwe turekarama nitwe aganira natwe abyemere ku mugaragaro nicyo basaba icyo Tshisekedi ntari kubona ubwo n'itangazo nubwo nsomye twasi banumve ko ari official communique of March 13th itariki 13 z'ukwa gatatu abantu ubwo bari twumva turi kuri tariki babyanditse ryayo cyakaba bavuga the need for the mediation team to formally akariko kakabinashakaga to formally inform all stakeholders of its initiative and its terms of reference as our movement has not yet received any official notification and is relying solely on a statement published on the Facebook page of the Angola agency. The clarification of the implementation of the resolution adopted at the joint summit AAS and SADC. So, akanashaka rero niko kurimo ibanga. Nukuvuga ngo AFC yego iri gusoma mu mutwe wa Tshisekedi cyangwa se mu mutwe w'abayobozi ba Kinshasa ikabona yuko babanje kujya kureba Joao Lorenzo bakabigambana niko batekereza abayobozi n'abinjiye mu bitekerezo bakavuga bati terme de reference batatubwira tuzajya kuganira twumva bari kutubwira ngo Sabine twumva bari kutubwira ngo kantonoma ngo Rumangabo camp military camp ngo kantonoma ngo Kindu badusubize ku bintu n'ubundi twanze kera abaribyo bazana hanga wene najya ngo rifaringe nkujyana hariya muri nuza muri Kene n'uburyo Trump ari guhendurenga kiriya kibazo cyase administration ya Trump biciye muri Pete Hegseth Secretary of Defense wa Trump nyine uburyo terme de reference bari gushaka gushyira ku meza ibiganiro cyo kibazo ahubwo ibiganirwa ni ibiki bivuze iki umunsi Tshisekedi muzabona yaje kuganira ko ndabitsinekeza zavuga ngo bashyira intwaro hasi basubire muri Sabyinyo bizaba ari ibyo bari kuri uduce bafite bizaba ari ibyo ngibyo hanini none ukibaza Ventura kuba ngo yizanye komeza biganira ariko ukayibwira n'ubundi byo wajya kuvuga itari komeza biganira nubwo wenda Ventura ajya avuga ngo ndimutuzana komeza biganira ariko umuntu ashaka kuza komeza biganira kuko ashaka gushyiramo ibituti ntagaza komeza biganira kuko ashaka kuhaza gusa. Okay, Aposo reka tuve ku biganiro tugaruke kunoza ku myanzuro mbere yo kuva ku biganiro nemera yuko ibiganiro bya DRC na Ventura byagira resultat positif ari uko baje kuganira ngo mwabahungu mwakubititse murashaka iki
sindi nibwira nimba M23 izababwira ukuri ko mu mutima wayo, ariko ngenda kukubwira M23 ishaka ubutaka bwayo bukora igihugu cyabo bakakigengaho, barangiza bagacyura bene wabo. Rero igihe ibyo bintu bitazajya ku meza y'ibiganiro, Aposo, ibyo bintu Colonel Nanga atavuga, ubivuga nkane? Avuga ko bakeneye Kongo yose ibohotse ifite ubuyobozi bwiza. Okay, ubwo rero ubwenge nuko bakisekedi bo babizana ku meza ko nibyo biri mu mitima yabo. Ikindi, muri diplomasi habamo diplomasi yo muri media, hakabona na diplomasi secret. Diplomasi secret ya Kinshasa niyo yakabaye isanga bari ba Colonel Nanga, ikabasanga mu kabwibwi tekinikali nk'uko uwitwa Nikodemo yasanze Yesu ngo ari nijoro mu gicuku. Yarangiza diplomasi secret, barangiza bakababaza ngo reyeroma murashaka iki? Ibyo tuvuga ni off camera, ntabwo tubigira public n'umunsi warimo. Reyeroma murashaka iki? Ikibazo Kinshasa yamaze kwibrandinga ntibashobora kugira ibanga, ariko ubundi abagabo uburyo ibihugu babijera, umuntu wamurwana akohereza intumwa secretary akakubwira ibyo atekereza n'ibyo ashaka, warangiza ntuze guhita uvayo hariwa ngo nabyo byakana ngo yabyemeye, kuko icyo gihe uciye ikiraro, you are cutting the bridge, kandi kigomba kugumaho kugira ngo kuko intambara ibaho kugira ngo mu gihe runaka muzongere musubire muri diplomasi n'ibiganiro na politiki. Ntabwo intambara ibaho kugira ngo izabeho forever. Aposo, ukiri aho ngaho His Excellency ari kuganira na Marion, aganira na Mario yaravuze ngo umuntu ugoranye gukorana diro nawe ni Felix, kandi mu biganiro haberamo diro. Ibi biganiro urumva hari icyizere bitanga igihe Kisekedi yaba ari ubigiyemo? Nkuko ibyo muri Kirene yari kujyamo Trump akaba ari gushyira ku murongo, urebye Zelensky bimurekeye byananirana, keretse buri hari nk'umuntu w'umunyembaraga, ubwo wenda nimba umunyembaraga dutekereza wenda nka Amerika se sinzi, mbese wa muntu Kisekedi adipendingaho ku buryo n'ubundi abona ashyigikiye urundi ruhande cyangwa se akamureka ntacyo yageraho, none akamwempoza naho ubundi we kubera manque d'experience, kutagira uburambe, ibintu bye byose ababitekereza nka filime byaba byitwa abana bavuga ngo rambo mu bisheke. Mu mutwe we aba arimo ibintu biteorike byinshi, noneho ya pressure y'abaturage, noneho bikamutera ya populism ashaka yo kugira ngo akomeze agaragariza abaturage ko niwe ntwari, niwe gitangaza, niwe uvuga amagambo akarishye, risasi moko aramwongera sikarimushe, sinzigera nganira keretse muri paradizo, M23 sosonde coquille vide. Donc ibyo bintu byose abari kwishakira igikundiro, ariko nawe ushaka igikundiro mu ntambara, igikundiro giheshwa n'uburyo wafashe intara ukazambura haduyi cyangwa se muri guhangana, none ukagaragaza icyo ushoboye, cyangwa se ibyo byananirana ukaba realiste, warangiza ukaganira, kandi ukaganira uganisha mu bishobora gutanga umusaruro, no kuganira gusa kugira ngo ubibe urwiyerurutso, ejo uteze ubwega uvuga uti twaganiye dore nibo bari kwanga gushyira mu bikorwa ibyaganiriwe. Nibazajya mu biganiro babanje gukora diplomasi secret, M23 ndabizi ko izababwira ko ikeneye igihugu cyigenga. Uwo muntu ukomeye ukomojeho ubwo ntago ari Joao Lorenzo, kuko bivugwa ko diplomasi ya DRC ikinirwa muri Angola, ku buryo Joao Lorenzo ashobora kuba ari we wajya mu ibyo biganiro mu cyimbo cya DRC, ariko keretse mubonye na cyane ko ari nawe wabitangaje, kuko wenda twabonye se Biden aza kureba Joao Lorenzo, kandi wenda nta muyobozi wa Amerika wari wakaje muri Afurika subsaharienne nyuma ya 2015, wenda akaba baramuragije, ariko burya umuntu ukomeye tuvuga Amerika, kuko otherwise ntago ndi kubibona umuntu ufite emprise kuri Kisekedi niwe ndi gutekereza. Donc kuko wenda tuvuga ngo Museveni na His Excellency Paul Kagame bafite emprise kuri M23, bashatse kuyempoza ikintu runaka yacyumva, nubwo wenda uyu musaza avuga ati ariko njyewe sindabempoza ibintu mbona
bidafite reasoning behind, ariko ukabona ko abo noneho ushaka abantu bafite amprise nk'abo basaza babiri baba bafite kuri M23 ubashake kuri side ya Tshisekedi. Abo bantu nibo bashaka kumwimpoza akamubwira ati wa mugabo we rero dore ibyo ugomba gukora muri teori ziri mu bitekerezo byawe, kuko akora Trump yabwiye Zelensky ati genda n'ubu ushaka amahoro uzagaruka. Agahita amubwira ati wowe ndahita mvugana na Elon Musk dukureho Neuralink, nituyikuraho gusa ijoro rimwe abarusiya baragukupita bikurenga. Kubera iki? Donc information de renseignement zitandukanye bazahabwa n'icyogajuru cya Elon Musk. Elon Musk yabutse vuga ngo kikuyeho gusa troops zose zahita zitsindwa ku rugamba zikaraswa zikarangizwa. So rero hakenewe umuntu ushobora kwempoza Tshisekedi gufata umwanzuro muzima. Iyo bitabaye ko hari umuntu uhari mu buryo buri diplomatique, cyokoze uretse ko Tshisekedi buriya kubera bakeneye amabuye ye bituma batamubwira ibifata, kandi abazungu ntago iyo babona uri kuyoba ntago bakwitayeho. Abazungu cyo bakeneye n'amabuye ya Kongo itakiwe na Tshisekedi n'ubundi amabuye ya Kongo azajya mu bazungu ntago bazayabura. Ariko buriya nka Union Européenne kongeraho Amerika bibwiye Tshisekedi ngo va muri offensive ganira comparasory, ndetse bakabimubwira mu buryo burimo igitsure cyinshi, bakamubwira ati abo ni abaturage bawe, ganira nabo, find a compromise. Byanga bikunda ziriya diplomasi agenda avuga ngo atanga amabuye akamubwira ati ntacyo twumva, find a compromise. Byanga bikunda yabyumva kuko iturufu ye kuko hari iturufu ya Zelensky ari kurwana, iturufu ya Tshisekedi ni diplomasi yo gutanga amabuye ngo bashyire pressure kubo bahanganye. Apostle rero icyo cyagira umumaro, ariko abazungu ntacyo benda kumukorera. Kandi ibi bintu rega byose nubwo tubiganira gutya ngo bishobora kurangira Tshisekedi atavuye ku butegetsi ntabwo byakunda. Apostle reka turebe wenda tunyure ku iyi nkuru ho gatoya ngo after peacekeeping fails SADC bets on political solution to Congo war. The East African niyo yanditse ibyo ngibyo. Ngo nyuma y'uko ubutumwa bwo kubungabunga amahoro muri Congo bwanze cyangwa butsinzwe, SADC ubu ngubu yerekeje mu biganiro by'amahoro, iri kubona ari cyo gisubizo ku muti w'ibibazo byo muri Congo. Iyo urebye ikinyamakuru cyitwa Xinhua y'Abashinwa cyanditse ngo inama yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ku mutekano wa Congo yari yobowe na Perezida Emerson Mnangagwa ari nawe chairman. Ku mutekano wa Congo bagaragaje ko ari imyanzuro ikwiye kubaho ndetse hakabaho ibiganiro hagati ya leta ya Congo na M23. Iki ni ikintu cy'intambwe nini muri diplomasi, kuko ikindi gihe bavanga ibiganiro hagati ya Congo n'u Rwanda, ubu noneho byahinduye kandi byajyaga bisabwa mbere bikangwa, ntihagiye n'ubikomozaho, bari kuvuga bose ngo ibiganiro hagati ya Congo na M23. Iyi rero ni intambwe ikomeye kuri M23, ni intsinzi ikomeye kuri M23. Wenda tuvuye muri biriya byanjye nakubwiraga ni ibizaganirwa terme de reference, nyine namaze kubona ko bazazita ko hari n'umuntu wakoze inkuru ari ubwo ndi kumubona ninde wakoze iyo nkuru, arabangwe se ngo ariko no mu Rwanda ngo ni gute DRC izaganira na M23 kandi amakuru haravuga yuko bari DRC ku mirongo y'urugamba FARDC iri gutegura ibitero bishyashya ku ihuriro nyine rya FCM. Nuvuga ngo ibyo byose niko bakunda abantu bajya kuganira ariko batizeye ibiganirwa. Nekiza ko Congo iyo ishaka kubikoresha nko kuvuga ngo muri ya nzira n'ubundi ya nuza ya Zezekaye kwa Wagner
byo gukomeza agenda asabira ibihano uretse ko ntekereza nayo nzi ko ibihano byose yashagaye yabibonye ariko wenda ubwo hari bibura noneho uko urumva yabashije gufayindinga kubona ibihano byo guhagarika inkunga kandi ntiyamenya yuko u Rwanda muri za 2000 rwakoreshaga inkunga za 90% ya budget national 70% deja 70%. Uyu munsi rukoresha inkunga cyangwa se inkunga n'amagrant ya 13%, 10%. Nuvuga ngo umuntu ashobora ntabwo ari question nini iyo uhagaritse budget y'umuntu 10% cyokoze abashije guhagarika 24% yo ikura muri loans agapushinga ku ahantu dukura amadeni. Sinzi nimba rero ashaka kugira ngo azakoresha ibyo byose mu buryo bwo kuvuga ngo noneho ngo faze zizakurikiraho ibyo biganiro niba byafeirinze kuko ndapredictinga ko bizafeiringa no wenda azapushinga none avuga ati n'ababahagaron kuko bashyira imbaraga zabo ndavuga bikongo SADC irashaka ibiganiro abikongo ariko baratekerereza mu gukomeza gushyiraho icyo bakita pressure turutse mu bazungu ndetse kubera ko bije y'u Rwanda birimo 33% ya turutse mu misoro y'abaturage cyangwa se mu misoro muri bije mu kigega cya leta aparivenye kubambura amasoko menshi aparivenye kutuma abashoramari wenda bamwe icyo gihugu mu buryo bwo umusaruro mwinjizagamo kandi kw'igihugu ugabanyuka cyane. So hari ibintu ureba ukabona yuko nyine ni inzira ni process nta kurambirwa muri diplomasi nta kurambirwa ariko nanone ukabona yuko birasaba yuko Kongo nkuko wabitutize cyangwa bavuze ngo kigeze n'umuntu ugoye kuganira nawe kubwizera ko agiye kuganira i Rwanda ajyanye umutima koko ugamije gushaka ibisubizo birambye atagiye kuzana kuvuga terme de reference zirimo amananiza azi neza ko M23 buzange kuko ashaka kugira ngo ibyo ngibyo bibango M23 yanze terme de reference aje kubikoresha muri za diplomasi n'ubundi akomeza inzira yarasanzwe arimo ya pression no kurwana ku mirongo y'urugamba kiteke byaba ari committed byakabaye bifite ikizere bitanga ariko nta commitment ibona kuri kisekete. Aposo twegereza umusozo ngira ngo turebe ibi byemezo uhereye kuri nuza ingabo za SADC zirahava hagize ingabo ziragenda mu buhe buryo zaje hano mu karere ngira ngo uko abasesenguzi bazakiraga bashingiraga ku buryo zahageze muri 2012 zigakora akantu buryo zitashye mbega kurikije iriya myanzuro zigiye gute zaje zite? Icyambere ziza ikivuga ngo zakoze kandi ntako zakoze wagakoze ni Museveni yarabivuze ntabamuvuguruje yaravuze ngo nyina hamagaye NTNC ndababwira ngo murekure Goma abahungu barimo bagisohokamo Samidi arasti barastaho mwari magambo barashe ku bantu borose babyukaga ntabwo bigeze basanga NTNC ishaka gukora offensive ngo bayitsindsure. Ibyo ni ikintu cyabaye. Ingingo ya 10 hano muri no myanzuro yabo niyo ivuga ngo summit terminated the mandate of Summit DRC and directed the commencement of a phased withdrawal bazasohoka mafaze of Summit DRC troops from DRC. Wasimbuka ku ngingo ya 15 bakavuga ngo Summit welcomes the United Nations Security Council. Nubango bavuze yuko bifuza cyangwa se bahaye ikaze United Nations Security Council 2243 resolution yatanze umurongo mu kuba baha imbaraga African Union. Ubwo ngo Summit DRC iri kubetinga gushyira imbaraga zayo ko ibikurikiyeho peacekeeping cyangwa se n'ibindi byakorwa mu mutaka wa African Union nk'uko United Nations Security Council 2243 resolution yabivuze. East African Community EAC yayindi birukanye niyo SADC bishyize mu maboko
kandi ntekereza yuko n'ubundi ntekereza ko Ramaphosa yaje mu mutaka wa sadeke cyangwa se DRC ariko ageze Kongo yitwara wenda nk'uko ubundi bwitwara akora intambara ya offensive kuri muri bilateral agreement na Kongo. None se Aposo kuba Sami DRC ishobora guhendinga ova kuri EAC ntabwo byafatwa nko gutererana umunyamuryango wayo? None se Kongo yose umunyamuryango wa EAC uko ari umunyamuryango wa African Union nuvuga ngo ariko buri muryango ufite amahame awugenga kandi mu mahame ya sadeke harimo gutabarana kugera ku munota wa nyuma. Aya mahame bishyiriyeho uri kubona bayubahirije? Oya buriya baba bayubahirije kubera yuko iyo umuntu ariho gahunda yo kugutabara reka akavuga ati ibi bintu byakemurwa n'ibiganiro bya politike, ubwo ni nkaho aba kwempoje ngo kugutabara njyewe mfite nagutabara ni ukukwempoza ibiganiro bya politike kurenza ikindi cyose, kuko kuza mu mutaka wo kurwana biri guteza ibibazo kurusha kubikemura. Mu magambo makeya ntabwo narebye terime zabo kamemu ntabwo zimeze nk'iza nato n'igira terime zizwi n'isi yose, ubashe mu gihugu kiri muri nato ukaba kabaye, ariko sadeke babanza kubyiga. Ntabwo ari itegeko yuko babyinjiramo, cyane cyane ko twibuka yuko erega nimba sadeke iri kuvuga ngo muganire na M23 ikaba itari kuvuga ngo muganire n'u Rwanda, bivuze iki? Biravuze ngo ntabwo sadeke muri iyi nyandiko iri kwemera yuko Kongo yatewe n'igihugu cy'amahanga. Burya aya mahuriro aya ma coalition interivona abategetswe kwenterivona iyo watewe n'ikindi gihugu. Hano bari kugaragariza Kongo ngo muganire na M23 abaturage banyu bari gushaka uburenganzira bwabo. Ahangaha rero ntabwo wabashinja yuko buriya ibi bihugu biba bihuye n'abantu baba birimo aba ari abahanga muri diplomasi, abazi neza uburyo ibintu bishyira muri context n'imvuga biha kugira ngo ejo nujya waguse nimuteranye umunyamuryango wanyu avuga ati no bafite conflit interne ni politique interne, twabahaye inama y'uko baganira, EAC ikabasistinga, African Union ikabasistinga, ariko twe interivoniye ari igihugu cyabateye kandi nta gihugu cyabateye. Buriya muri iyi mvugo no muri inyandiko uraza kubona nta Rwanda rwanditsemo, ntabisomye byose. Bivuze ngo SADC yarangije gusa nigaragaza ngo muri kurwana M23 mu mboni yacu mu Rwanda n'abaturage banyu mugiye kuganira nabo, tugiye no kwekaminga uwo murongo. Mu by'ukuri ntekereza nta hantu ibyo bintu byaba bihuriye nuko ingabo za SADC zimaze igihe mu matwara ayoborwa na M23 zikaba barazogeje mu ntuza zigahindura ibitekerezo. Ibi ngibi byaganiriye n'abanyapolitike ntabwo ari ingabo ariko ingabo nizo zatanze raporo y'ibiri kuri tere. Ntabwo wavuga ko bidafitanye isano. Nari nagiye kubikorana kugira ngo Ramaphosa yaje kurwana muri bilateral ari mu mutaka wa Sami DRC, ariko ari nayo mpamvu kujya mu mutaka wa Sami DRC byatumye hapfa ingabo ze 17 ahari hatwitamo 2, ariko iyo baza mu mutaka wa bilateral kuko wenda abarundi bapfusha ba 500 cyangwa niba navuga umubare M23 ubushobozi bwo yakicamo 1000 cyakicamo 500 ntabwo byari binaniye, ariko ko yari muri iyo umbrella ya Sami DRC M23 nayo izi kureba kure ikavuga ngo nanone reka tugire uko tubishyira muri protocol. Barakoresha imbunda zirasa kure z'imizinga kuko na Tanzania yakoreshaga imizinga. Burya abarundi nibo batikira kubera ko baba bari ku mirongo y'urugamba muri infantry, na Wazalendo iri muri infantry, na FDLR iri muri infantry, FARDC nayo igakoresha amadrone n'indege, na infantry gakeya kubera ko itabyishoboreye. So kuba rero South Africa yapfusha bakeya ariko ikabitwe mu ventura ibishatse bapfusha benshi, cyangwa se muri negotiation ijyanga bikunze Ramaphosa yari afite pressure ziwabo, wabonaga bari abantu
bariya abantu z'aba Julius Marema bari bamuri nabi n'abandi bo mu gihugu barimo bamubwira ati abana bacu bagiye gupfa barazira iki barapfa bimeze bite ese wagiye hari ute dusobanurire ashobora kuba rero yaraganiriye na MTN kugira ngo inamuhe imirambo ubwayo kuko iyo mirambo nayo yari imari wabonye ko byafashe igihe cyangwa yari elema de pression kuri Ramaphosa icyo gihe rero bakora diplomatie secrète bakemeranya ngo mu gihe kubama baragenda bitwa ko ari abasami DRC ariko entre nous diplomatie secrète turabiziranyeho ko nanitsa naho ndi muri offensive so nyuma nzakora lobbying n'ubundi Sadeke terminating Sami DRC mission kuko n'ubu naje mu mutaka wa Sami DRC ntabwo ngiye nka Ramaphosa navuga ngo mvanye ingabo zanjye muri South Africa zitaraje mu izina rya South Africa zitaraje mu izina rya Sami DRC so ndetse ko hari diplomasi yakozwe abantu batekereza ko M23 arakana muri diplomasi barayibeshyaho bo barabona iriya diplomasi mediatique ya Batereze Kayikomba Wagner ariko diplomasi secrète diplomasi militaire cyangwa diplomasi y'urugamba M23 iri imbere ikubye cyane Tereze Wagner n'inshuro 20 nta nubwo iri hafi ye kabisa Aposo reka dusoze twegereza umusozo sinzi icyo wavuga haba ku biganiro twakomojeho bizaba hagati ya Kongo na niba ari Kongo niba ari Angola izabiganira na M23 kuko Kongo ntiratanga uruhande rwayo ndetse no ku myanzuro ya Sadek ku ngabo zayo zari zimaze igihe muri Kongo sinzi niba ari cyo wakongeraho bo icyo nasorezaho nawe nakivuze birabiganiro ntabwo bizagira ariko ni ingenzi muri procedure na processus za diplomasi igihe cyose terme de reference zizaba zidasubiza inyota ya M23 nje navuga ngo n'u Rwanda inyota yarwo nubwo rutazaba ruri ku meza nitekerezweho ntibayishyire en perspective nta kabuza ibiganiro bizabaho n'ubundi imirwano ikomeze nkaho nta cyabaye rero bashobora kureba kure bashobora kureba gukora diplomasi secrète bakamenya ikiri mu mutima wa M23 bakaba aricyo bashyira ku meza y'ibiganiro cyangwa se bagakora ku buryo wenda umuhuza ari gukizana ku meza wenda kugira ngo abaturage batabareba nabi ariko iki nakongeraho ngendera ikiganiro aho babajije His Excellency bati nariyo nawe akamubaza ngo ese we na Tshisekedi in person wamubwira iki namubwira ngo I wish wakabaye itayoboye ko icya gihugu cyiza cya Kongo iriya bari imvugo diplomatically isa nigaragaza ngo hashobora kuba hari abakiteri benshi umusaza azi muri mu karere ndetse no ku bantu mpuzamahanga babona ko ari cyo gihe cya Tshisekedi tugo byandi bajyaga bavuga ngo Ruto must go buriya rero ho mu karere hariho umwuka wa Tshisekedi must go kandi nabonye na Joseph Kabila mu kinyamakuru The Sun nawe ari muri uwo mwuka wa Kabila must go Kabila Tshisekedi must go no Tshisekedi must go ubwo rero reka dukomeze tubire muri iyo perspective ariko ngiye ndi kubona ahantu bigeze biratanga icyizere abatekerezaga intambara ngo y'akarere iyo ngiyo yarapfubye nimba n'abari bayideclanshije yarapfubye yabaye nka cya gisasu batera cyangwa se brunette bagakuramo pina ariko igapfuba kubera ko hari abahanga mu karere babashije gukina ikarita zabo neza kandi baba master ku buryo batabaye intimide n'uburyo abamateri bavanze region donc dufite des amateri Burundi muri Kongo des amateri hari n'abasaza b'akarere noneho hari n'abametre b'akarere cyangwa se bamatse ibihugu baba bifite mu biganza byabo ibi byose rero ndabona biri gutanga icyizere nubwo utavuga ngo ejo ngo harabose zifaya ariko n'urugendo it's a process iri kugana aheza cyangwa se itanga icyizere mu gihe cyose kuko Tshisekedi is not in control rya jambo Donald Trump yabwiye Zelensky naribwira nabo bamateri bo mu karere bavuga ngo you don't have the cards
don't have the cards. So ariko iyo umuntu ari amateri nta nubwo amenya yuko nta cards afite. So ariko ikiza mu karere gihari nuko katazatwikwa cyangwa ugasamburwe ko ntawe ubyifuza. Intambara yasenya niyubaka cyane cyane iba y'akarere iba y'ibihugu byinshi. Kuba rero SADC iri kuvamo ni icyizere yuko nta ntambara y'akarere, kuko intambara y'akarere iteka yigeze iba iya mbere n'iya kabiri yabereye muri Congo zarwanwaga n'ibihugu bya SADC. Igihe rero SADC itari mu ntambara ya Congo nta ntambara y'akarere ishobora kuhaba. Ni icyizere rero bitanga, kandi keretse nimba wenda batangaje kuriya ngo bazagena amafaze kugira ngo wenda ejo bazavuge ngo dukurikije ibyavugiye Rwanda n'ibiganiro uburyo bihagaze ntabwo tukigiye. Ariko mu gihe byaba ibyo bemeye muri resolution cyangwa se mu myanzuro y'inama yabo ari nabyo bishyizwe mu bikorwa, SADC ikava muri Congo, byanga bikunda Tshisekedi ari on his knees, yashyizwe ku mavi ye, ibiganiro bizabaho abyanga abyemera, kandi niba na ngombwa birangize yigijweyo mu buryo wenda bwo kweguzwa n'ibindi bitandukanye, kuko hari abagiteri benshi bamaze kwanzura yuko Tshisekedi nabonye n'ikiganiro nuza Makengo abizi niyo yarasanzwe gukora ibiganiro cyane none agikorana n'igitangazamakuru cy'abazungu. Baravuga ati urabona ute Tshisekedi mu mboni yawe, ukabona ni ikibazo kijya gusa exactly nicyo Mario Naufre yabajije His Excellence. Hari ukuntu bifite ko bikorwa mu buryo bwa PR, so ukabona ko nawe asa n'utangaza kaho Tshisekedi atari perezida wo kwizerwa cyangwa se wo gukomezanya nawe. Ibi byose rero biracyakomeje ntabwo bihagaze, ariko byibuza byari inkeke no kwikanga intambara y'akarere bigenda byongera bisubira hasi nk'uko ugenda uba mwiza cyangwa se icyizere kigenda cyiyongera. Yego Aposo, reka tugushimire ku mwanya wahaye Rwanda TV. Turakoze nawe. Dushimire n'abari badukurikiye. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda.